tugiye gukomereza aho twarangirije ejo ubwo navuga ukuntu iSiraheli iri muri Afrika dukoresheje iJambo. iSiraheli iri muri Afrika dukoresheje iJambo uko byanditse mu itangiriro, uko Kanani yahawe abiSiraheli, kandi tukabona ko Kanani ari ubutaka butigeze bwimuka, ahubwo abiSiraheli aribo baje bakaza mu gihugu cy'Ikanani nk'uko Imana yakibahaye. Bikaba byerekana ko rero iSiraheli iri kandi yahoze iteka ryose muri Afrika. Reka dukomeze turebe rero. Iyo uzi Egiputa, Misiri, ubuzi iSiraheli. Niyo mpamvu ubona abazungu bashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abantu batamenya ibyerekeye Misiri, Egiputa. Kuko turamutse tumenya ibyerekeye Misiri uko byagenze ariyo Egiputa, twahita tumenya iSiraheli kuko abiSiraheli bagenda muri Egiputa mu bihe bya kera, bigatuma ko tubona isano bari bafitanye n'icyabagenzaga hariya nuko byagenze. Niyo mpamvu rero ubona bashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bahishe ibyabereye muri Egiputa ariyo Misiri, abantu batasobanukirwa ngo bamenye iSiraheli. Barabishe rero. Reka turebe rero ukuntu iyo uzi ibyabereye mu Misiri, Egiputa, uhita umenya na iSiraheli. Imana yakunze Egiputa, ikunda Misiri cyane. Irayikunda cyane, irayikundwakaza kugeza igihe batangiye gusengera ibigirwamana. Abantu benshi ntabwo bajya bavuga ku rukundo Imana yakunze Egiputa. Biranditse mu gitabo hano muri Bibiliya, biranditse neza. Urukundo Imana ivuga yakunze Egiputa ariyo Misiri wari rurenze. Ariko nyine batangiye gusenga ibigirwamana nibwo yabaretse bikubita hasi. Muri Ezekiel 29:14 Imana itubwira uko byagenze nubwo yabaretse bagatatana, bagatwarwa nk'abacakara n'iminyago. Imana muri Ezekiel 29:14 iratubwira ngo nzagarura Misiri ya Egiputa, mbavane aho bagiye mu buretwa, mbagarure mbatuze mu majyepfo y'igihugu cyabo aho bamye batuye igihe cyose. Igihugu cyabo bamye batuyemo nzabagarura. Narabatatanyije ariko nzabagarura ngo tuze mu majyepfo y'igihugu cyabo aho bamye batuye iteka ryose. Ariko nabagarura nagiranye bazaba igihugu gikennye giciye bugufi ibihe byose. Aho ngaho nzabagarura bakaba mu majyepfo ya Misiri, Egiputa. Imana iravuga iti isezerano nakoze nzabatatanya, batatanye, ariko igihe kizagera mbagarure babe abakene, igihugu giciye bugufi hasi mu majyepfo ya Misiri bizabe ihame ry'uko bazaba igihugu giciye bugufi gikennye ibihe byose. Noneho umwuka w'Imana yanjeho arambwira ati reba ibyo bintu Imana iri kuvuga n'ibiki. Nzabagarura ariko mbagarura ari abakene, ari igihugu giciye bugufi kiba mu majyepfo ibihe byose. Nahise mvuga niba Imana yaravuze iri jambo kandi kongeraho ngo ibihe byose niho bazaba bari, ni ukuvuga ngo aba bantu ntubakire. Umutima uhoraho ndavuga ati wandika nkikomereza. Ariko umwuka w'Imana arambwira ati reba abo bantu baba mu majyepfo yo mu Misiri ubu ngubu ariyo Egiputa, baba hariya mu majyepfo ya Egiputa ni bande? Ndashakisha ndareba. Maze kureba nibaza nti ni bande baba mu majyepfo yo mu Misiri ariyo Egiputa uyu munsi. Wow, ibyo nabonye nahise ntangara. Nahise mbona ko haba abantu bitwa Abanubian. Abo Banubian rero ni Abirabura. Ni Abirabura barahari, bahatuye nk'abakene nk'uko Imana yabivuze, kandi noneho byongeye urebye bari mu majyepfo ya Misiri no mu majyaruguru ya Sudani, bari haya ku mupaka wa Misiri na Sudani. Noneho nibaza nti ibintu ko ari Imana yabivuze nibyo. Numva ndatunguwe, ndongera ndareba neza. Noneho kugira ngo mbyemeze ko ari byo, ndeba nk'inshuro enye eshanu, mbona abo bantu batuye mu majyepfo uko Imana ivuga muri Ezekiel 29:14 ko izabagarura ari abakene bakaba bacyatuye n'uyu munsi. Noneho navuga nti reka mbigerageze ndebe koko ariko bimeze. Ndebye mbona Abanubians nibo bahatuye, nibo bahiganje, bahakoze nk'ubwami, ariko ubwami bakennye nk'uko Imana ivuga mu ijambo ryayo. Nibwo nahise mvuga nti iby'Imana ivuga ni ukuri. Aba Banubians nibo Banyamisiri, Banyegiputa, banyabo bibihe bya kera. Bariya barabukuntu bahaje muri 600, nabyo ni ibintu twakwinjiramo, ariko tuzi ko bahaje bavuye ahandi
bahaza muri 600 nibwo bahaje hariya mu Misiri. Bivuze ngo Abanubians ari abirabura nibo bari abanyamisiri banyabo, kuko abahari hari nk'abo bisigazwa by'abanyamisiri bagihari nk'uko Imana bivuze. Ni ukuvuga ngo niba Misiri bari abirabura, bihita bigaragaza ko n'abaIsiraheli nabo bari abirabura, kuko Kristo tuzi ko yagiyeyo agahungirayo bakivanga, barashakanaga, mbese bari bameze nk'abantu bamwe, ariko bivuze ngo iyo uzi Misiri, Egiputa, ubuzi iSiraheli, ni ukuvuga ngo uhita ubona ko abanyamisiri ba kera bari abirabura, bise bivuga ko n'abaIsiraheli ba kera bari abirabura. Ibyo nabyo bitwa kugira ngo bikwereka neza, ariko ugendeye ku Banubian ukabona ko bari abirabura, ukamenya ukuntu bari abarabu bahaje, uhita usobanukirwa neza ko ibintu byose bahisha byerekeye Misiri ariyo Egiputa babihisha kugira ngo abantu batamenye ukuri, bamenye ko n'abaIsiraheli nabo bari abirabura. Kuko nkuko nabikoretse ejo, ugendeye ku miryango ya Shem, Ham na Yafet, na niho uhita ubona neza. Ariko hano Ezekiel 20:14 itwereka neza ko abanyamisiri bari abirabura bidasubirwaho. Ibintu rero biri kugenda bijya hanze, tugize Imana twari dusoma Bibiliya nka gutya, tukayicengera tukayumva neza, nibwo kuri kuzasohoka. Bigenda bisohoka gahoro gahoro, nk'akana kamwe dusangije abantu by'Imana yaratweretse. Ariko ubisomye neza uko Imana yivugira ati nzabagarura abakene bari mu majyepfo, ugatubireba mu buzima bw'uyu munsi, ugatubireba ugasanga abantu barahatuye. Ni iki kintu wakongera ku ijambo ry'Imana? Imana iravuga iti nzabatatanya mbagarure nyuma, ariko mbatuze mu majyepfo ya Misiri nk'igihugu cy'ubwami gukennye, bazahaba ibihe byose. Reba nawe ubirebe, Abanubian batuye mu majyepfo ya Misiri, none usanga ijambo ry'Imana ribeshya, ubeshyuze. Ariko nzi ko utabishobora. Uku niko kuri rero dutegereje, tunyotewe kugira ngo kuze hanze kubohora abantu benshi baboshywe n'ikinyoma, maze urumuri rubagereho. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.